inkuru ya Semungu ko iri gushakishwa Sam bimeze bite? Yandagaye ibintu bye n'ubundi hari igihe byahoraga hanze. Ribu yarabivuze imbe bifatirwa mu nzira inyuramo. Yego. Kandi inzira za Semungu twese turazi. Mu byaha bitatu ashinjwa ntabwo haburamo ikijyanye n'imyifatire ye. Ni mu gahenerezo. Nukukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato utararengaho yirukanwa muri Amerika yaziraga iki? Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryatumye urubanza rwa Shema Aruno The Boss kaza uzwi nka DJ Toxic rukomereza mu muhezo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga komereza mu muhezo. Itegeko rishyashya rifite icyo rimuteganyiza. Wibuke ko DJ Toxic ari kuburanira yafatiwe ku itegeko rishaje ryo muri 2018 ari kuburanira kurishya akaga kuri we. Uri Kasuku nawe baba baramuhondaguye ngo barangubise ngo bangize inere ngo amasaha 3 ngo abasore urabona ari ndamukubise ngo abasore batatu yamukubise he afite icyo kimenyetso ngo bafite pistol usibye amagambo nicyo kindi Kasuku yabazaniye hanze mwabona ko bamukubiti yabarushije imbaraga subundi yabatuye hasi arakubita arashwanyaguza ari imanukira umuhungu ngo nicyoge ngo nibara umwami w'abagore. Yes, reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Imbere yanjye murabona Sam Mutungirehe nanjye Elia bigezweho mwumva. Sam umeze ute? Ni byiza kusha muradusheta mwe mwanga kuza ngo babone. Ubu umuntu kuva batarabona Elia bigezweho. Icyo gisura cye nzakizana hano. Urumva ushaka kunereka? Urumva ushaka kunereka? Nzicara rimwe nicoje hano miruwa. Nawe ujye bareba umuntu turi kuganira. Okay. Ahubwo turaza mu minsi iri imbere kujya dukorera muri studio. Byibuze twese tube twicaye imbere ya kamera kuko hari abantu badutera nk'ungo akaduhaga aka podcast aga studio keza. Abantu benshi rwose bajya babidusaba uti gute tukumva tutakubona. No kuri. Okay, ndashaka ko twinjira rero rwose uzabyigeho dushaka agasigo. Niko bimeze. Hari umuntu uhoza mbaza uti ko mutari kuduha inkuru ya Semuhungu Eric namwe muri kuyihisha bimeze bite? Inkuru ya Semuhungu ko iri gushakishwa Sam bimeze bite? Inkuru ya Semuhungu yabaye yandagaye ibintu bye n'ubundi hari igihe byahoraga hanze. Cyane ko ibikorwa bye bizwi na benshi mu bakurikira imbuga nkoranyambaga. Ababinenga ababishima cyangwa se babireberaho. Yego. Binenga ababishima n'ababireberaho. Ariko byashyize bijya hanze byari bimaze iminsi abantu bose bavugira mu bipfunsi ngo gutyo. Babipinga abandi nuko nawe birangira abishwanyuje bishyira hanze. Yego. Ukuntu byatangiye hashize iminsi hari umugabo ujya ukunda gukora ama live hostinga za live Godfather. Yego. Buri gihe akitoratoza ukumva avuza akantu ujye kumva arimo ngira umwanya ngakurikira najya nkumva ivugishije nk'akantu ngo kana akanyamara ngo yaba ari mu mazi abira ukumva yisa akomeza ibyo yari arimo avuga kumva ubwo abababwiye ngo verisi izakurikiraho yitwa gutya. Rero mu minsi ishize yagiye kuri Twitter arandika ariko Semuhungu ari yanditse ngo Semuhungu ari he. Abantu bamwe bahita batangira kugenda basharinga amakuru bavuga ngo nyamara Semuhungu twabonye bamukura ku rwibutso tugira ngo wenda yapfobeje tugira ngo ni ikibazo kibaye cy'uburyo wenda runaka ari ibintu bagiye kumubaza bijyanye no gupfobya n'iki byose. Urareba baje ku rwibutso ahantu mwagiye na buri wese nicyo ahita atekereza ko ari byo mwari muri gahunda yari ijyanye no kwibuka bakaza bagahita batwara umuntu bakamukubita ipingu bakamukubita imodoka nawe bavugisha nawe bagize gute mwese muhita muvuga muti amennye arakamennye gacuma arakamennye. Urumva muri segonde twagaga gukora ngo tutamena gacuma tiburi yarakamennye ntabuze urujambo avuze hakaba hari umuntu wise atexta cyangwa yise avuga ngo uyu babandi birirwa bapfobya amateka. Abantu nyine batangira gucecekera amaho bagira ngo hari wenda nuko byagenze banga no kujya kubishyira hanze bavuga bati shwida wamenya avuze ate se wamenya bigenze bitese mu kanya nanjye batabimbaza. Ariko abandi bakagira andi makuru nabo batanga. Abari Kigali baratanga benayo abari Rubavu nabo Musanze mu Kizungu tabyawa ariko Sanze mu Kizungu iruhengeri abariyo gifite abantu bari hari za Yaounde mfite abantu bari hari mu mujyi nuko gimo ntasi dukaritse mfite abantu bari hari mu mujyi hari
muri ziriya karitsiye zibamo guverineri abantu babamo hari reba iyo wambukiranyije isoko ugacamo wa muhanda wo hakurya wambukiranyije isoko hari ahantu bita mu mabereshi harimo ahantu henshi hatandukanye ngiye mfite ahantu banjye urengize Musanze nshobora gukodesha cyangwa se inkodesha bitewe wenda n'umwanya afite cyangwa n'ikigare nagendanye nacyo cya kigare cyiza ariko abantu bawe nyine mwajya muri tuwa mwajyanye mu mahugurwa mwajyanye mu gutembera mwajyanye mu bintu bitandukanye abo nibwo buryo nabimvuzemo ikigare sibyo hanyuma bakamwe ati nyamara hano amakuru dufite nahahurira nayo ngayo yari Kigali ntahahuriye na yara none zari ibiki ejo bundi umuvandimwe umwe araza dukorana ikiganiro ndabubwira ariko ibiri kuvugirwa kuri Semuhungu nubwo bivuze ngo yamutaye muri yombi ariko ntabwo iratangaza ivuze ibigize iperereza kugira ngo bitabangamira iperereza nanjye ndi umwe mu bagomba kubaha uko iperereza rikora kugira ngo ntaza kurivangira nariko amajwi araturuka yaba ari mu ruhengeri rw'ibihunge yaba araturuka i Kigali cya hehe na hehe n'amajwi araza avugamo gutyo mwongera ni kandi icyo tuzi Semuhungu ntabwo bashobora kumutera muri yombi gucukura ibijumba oya nibibaho Ribu yarabivuze imbe bifatirwa mu nzira inyuramo yego kandi inzira za Semuhungu twese turazizi cyane urumva yari dekaraye uyu munsi wa none bagize tugiye nk'ahantu harimo na Semuhungu tugiye nk'ahantu wenda tugiye nko kwinjira mu gisoko cya More bakabwira ngo abagabo kwabo abagore ukwabo kugira ngo umuntu uko mwinjira neza babasatse Semuhungu yakubwira ngo mwabagabo mugende nanjye ndi mu bagore b'i Rwanda nabonye akavideo mbere gatoya uhakana naje kumenya terime nguhakana ubugore aragarama nguhakana ubugabo yubika umutwe okay ngarahene nukuvuga ngo mbere gato Semuhungu ajya kujya i Musanze yari yabishize n'ubundi kuri account ze ngo abahungu muratumiwe abapapa muratumiwe abagore muratumiwe n'abakobwa bagenzi banjye we ntajya yihishira ntajya agenda none se nuvuga ngo Semuhungu ukuntu akora nta findagira niba kubwiye ngo ibintu bimeze gutya biraba ari uko ku itariki 3 z'ukwa kane nibwo yagiye i Musanze 3 yego 9 atabwa muri yo yego i Musanze hakoze iki yarafite iyo gahunda yaranditse kuri Twitter ye kuri Instagram ye uyu munsi imihanda yose iraba yerekeza i Musanze ndaza kubaha show again tonight Friday yaragiye kugira ate nyine kubaha show mu buhe kubataramira se kugira gute mu kizungu kuri Best View Hotel niho yari yibereye ubwo sinzi ibyo yari twese turayizi n'ibyo bice nkubwira ngo ni munsi y'ibiro bya guverineri muri bice by'amahoteli Prito ntago ari yaho munsi yaho guverineri ataha bene mu majyaruguru hari uwo munsi ubundi dore cyari cyamujyanye nyamukuru ngo byari uguserebura Easter cyangwa Pasika yego urumva bari bateguye rero akarori ko guserebura Pasika niba na celebrate Pasika kana serebura naze ko yiyita umugore afata ku ngufu umugabora ngiye hari ibintu mbana no kwiyita se bivuze yuko inzego z'igihugu cyangwa kamere muntu uzayoberwa icyo uri cyo ntabwo uzayoberwa icyo uri cyo urumva kwiyita ntago bikuraho ubwo rero uyu munsi mu gitondo ribi bitangaje noneho ibyaregwa hanyuma ubwo abo babiri baravuga abi Musanze bakohereza amakuru abi Kigali bakohereza andi ariko yose ukumva harimo gutandukana sibyo ariko ubwo byari bimaze kuba mbere yuko dutangira gukora ibyo biganiro nuko tutumvise ko yataye muri yombi bataragaragaza ibyo ashinjwa ariko byari ukubera ko Ribu yamenye yuko wa undi nkubwira ukunda gukora amatalk zino space zo kuri Twitter uyu Godfather yaramaze kubaza kuri Twitter ngo Semuhungu ari he ngena nabonye live yakoze kuri TikTok ari kubaza Zinda bivuga ko Semuhungu yamuteye inda uti kutatuye kure ya Semuhungu wafasha akamodoka ukajya kumureba uti nagiye ndamubura mu gitondo none se uri kumuhamagara nimero y'igacamo uti ntabwo iri gucamo utahubwo mumbwire bimeze bite ko numva mundusha amakuru bikomeza biri aho ngaho nyine aho rero izo nzego zacu nazo ntago ziba zicaye niho zamenye ko batangiye kubikeka
atangiye kugenda ry'umuhini yototera igifunga. Yego. Urumva bati byanze bikunze nta giheregeta abantu bari bwumva icyo bishatse kuvuga. Ihita isohora ribita isohora ko imufite ariko bataramena amakuru bafite. Imufite ariko ibyo kuvuga ibiri mu iperereza ni nko kubabwira ngo byo mube mubiretse ntacyo twabimenye ko muzi ko tumufite. Bya bintu byo gusesengura musesengure mujya mu bindi. Muretse reka tubashyiraho akantu kameze nk'akaredi korosi k'akarinye ruje muvuga ariko mugarukire ku kwica iperereza ntimuryice. Yego. Baba bagarukiye ngaho buri wese baramuzibije. Ubwo na Godfather acicekera amahati kubera ko batubwiye ko bakiri gukora iperereza reka twoye kuryica. Babagarukiye aho. Ubu rero nibwo ribu yarebye iti urabizi uburyo ribu itangamo amakuru kugira ngo agiye mu itangazamakuru yitabwiye radiyo y'igihugu igihe ibyo bibiri rwose Sam ushobora kuyibaza amakuru kareba iti nsubize Sam reka nsubize igihe Sam arumvira ahubwo noneho iyo namuhamagaye arakubwira uti turacyabikurikirana nyuma y'iminota 5 ukabona igihe kabona uwo babikurikiraniraga niwe babihaye kandi ariwe wabyatse. Nyine ako kantu kaba karya umuntu ahantu ariko nta kundi nyine si twe dufite uburenganzira bwo kwemeza amakuru. Yego. Sibyo twe dusigara twivugira tuti amakuru dukesha igihe tugakomeza kuyakesha igihe nkaho cyadutanze kujya ku gihe. Ubwo birangira amakuru gitondo bayashyize ku gihe bashyira ahatandukanye arashwanyuka buri wese arayabona. Mu byaha bitatu ashinjwa rero ngo ni ibihe mu byaha bitatu ashinjwa ntabwo haburamo ikijyanye n'imyifatire ye ni mu gahenerezo. Yego. Ni ukukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato utararengaho yirukanwa muri Amerika yaziraga iki? Zakuzanira umuhungu wamukoresheje ikiganiro bwa mbere kari hano avuye muri Amerika akiva muri Amerika bamwise bamutunga mikoro yarabyemeraga se cyangwa ngo yarabihakana? Yarabyemeraga we uwo wakoresheje se muhungu ikiganiro yarabyemeraga yagiye muri ADPR ntago ari kumva yarabyemeraga kuko turabizi twese muri Amerika bwa mbere dutangiye kumumenya akiva yari afite umugabo twese twarahahamutse tutese ibi bintu umuhungu ku mugabo noneho mwirabura ku muzungu akajya postinga ngo sheri wanjye umugore ngo umugahungu gatoya k'imyaka ingahe akanyarwanda ngo niko mugabo tuti ishyano ryagwira twese tukajya dusenga ngo ikibi kigume kwa Sekibi. Urumva birangira gitashye Rwanda kwa Sekibi nawe baranzura ngo iki kibi kirenze icyo dukeneye gitahe. Nibwo amaze gupfusha umugore we nk'uko yabivugaga urumva yamanukanye yarasigaranye akababaro. Urumva nk'umuntu wese yarumenyereye ibikorwa bye mu buryo bwe bwo kwishimisha bitewe n'inzira yahisemo arizo za nzira tuvuga zo mu gahenerezo yarasigaranye irungu n'ubushake akibufite nubwo atarafite ubushobozi bwo kubikorera uwo ashaka. Icyo yarasigaje byari ugushakisha izindi nzira yarangirizamo bya byishimo bye. Nibwo yadukiriye abona akana k'agahungu muri USA muri Amerika peko umwana w'umuhungu ati ndahamagara FBI babagiye mu kirego bati ni icyahehe ni icyo mu Rwanda hambiriza riva batamuhaye n'impambazana n'ibikapu bye byose bati mujyane. Urumva ni n'umuntu wazanye n'amafaranga buri utagira ngo yazanye amafaranga kuko yarasezeranye n'uriya muzungu cyane rwose bari abantu babanye yarafite amafaranga yaraje ahita ngira ngo mujya mureba bira bipangu bya Gasuku barimo ya bipangu bivuga ko ari ibya Semuhungu ya gipangu kirimo inzu imeze nk'igeretse Gasuku barimo ni cya Semuhungu umukodesha afite amafaranga Semuhungu bya cyane aza avuga ati n'ubundi reka mvunje mu manyarwanda cyangwa se nanayakoresha uko ameze haraza nuko yakora ubwami bwe hariyo ubundi imbuga nkoranyambaga araza ati ikizira gipfa kuba kitazira mu Rwanda utinda hosting imugoroba umwe ba miliyoni 3 neza cyane. Nibwo tumumenye yuko anyura nawe muri izo nzira z'ubutinganyi birangira gutyo mu byo ari kuregwa rero nta mukobwa yafashe ku ngufu keretse niba muri dosiye kubera ko batavuze ab'igitsina runaka. Oya murangira yageze abishyiraho umucyo ati mubareze bose
nta mukobwa urimo, ni abahungu gusa. byiza cyane, ni abahungu bagenzi be. Ese niba bamugiraga none se ko akina ari role y'umugore yafashe ku ngufu ate? Nanjye nyine nibyo mu kanya nkubajije. Umugore afata ku ngufu umugabo? Hari abari bumbwire bati ye baba we tibabure azaguhinguka urebe azaze sha mbereke. Hari umukobwa wigeze kumbwira ngo nayi yivuniramo ararara agira ibyavuna akari umutungo rusange. Icyaha cya kabiri, umutungo ufitiye rubanda akamaro yawe unyeganyeza. Icyaha cya kabiri hari ugusakaza no gukwirakwiza ya mashusho y'imikoreshereze y'ibitsina binyuze mu nzira z'ikoranabuhanga za mudasobwa nyine n'urusobe rwa mudasobwa. Yego, ni ukuvuga ngo yafataga amashusho, hari kesi yabaye, urumva ntituramenya neza niba yarabereye i Musanze cyangwa yarabereye mu rugo rwe ahataha, ariko biravuga ko ari mu rugo rwe ahataha ngo hahoraga ibirori n'amayoga. yajyaga nararikira abantu ngo muzi wanjye turye sho. Ibyo byo rwose ni ibisanzwe. Utwana tuduhungu rero tugeze mu myaka 18 19 gutyo, kumva abantu hari amayoga y'ubuntu. Yego, barangije nk'inshuti ze bari muri ibyo birori baranywa amayoga baragira bate utuntu twose baradukora. Barangije Semungu ngo zicyakoze ngo yagiye azana igipfurumba cy'ibiceri, igisanduku kirimo ibifaranga, shomenasi. Urumva amayoga banyoye buri wese, barabyina izo gusunda, barabyina za mpaka wansi, zo hasi zo hejuru, inkongomani barazamuka, za gati kuza abatanzania, izinyakenya n'ibindi byose. Buri wese arimo arabyina ajyanye n'imyerekereze y'amarangamutima ye mu by'imibonano mpuzabitsina. Ubwo ababyina bahennye, ubwo nabo mugahenerezo niba abandi babangaba ba Semuhungu. Ababyina bagize batya, ubwo nuko buri wese arimo arabyina ukwe, sibyo? Wese arimo kubisinda uko bitewe n'ibiyoga bitandukanye. babyina basamba uko umwe asamba agasambira ku wundi bikarangira Semuhungu birangije ngafata ibiceramena hasi. Umva none akajya abwira akareba kana we ati ari amafaranga yawe, ngwino nkwereka tora bino biceri ngiye kugutegera ntorera ibiceri. Wamanuka ugiye kubitora, mwana akamanuka ngagiye gutora ibiceri n'inzoga zamukubise kumanuka n'uguhunyeza akajya kumva ngo icyo ni igiki. Akumva ngo ikintu kimusunitse umugongo, ipantaro akumva iri mu maguru, akumva ipantaro yatabutse kare, umutipetaga ngo ipantaro ngahubuza. Urumva abona kuntu bamwe muri bo bameze, urumva ngo hari harimo na bagenzi be bandi nabo basanzwe bakina izo role. Urumva basanzwe nabo bakina izo role. Wewe yamena ibiceri hasi yabwira umwana natore, ubwo nuko agahita ashingamo ibyo ashinga. Yego, abana birangira batashye, ariko ubwonko bwagiye kubera za nzoga mu buryo bwabo bimeze nk'ibiyobyabwenge. Ntabwo wambwira ngo hari ahantu habereye ibyo bikorwa ngo habura ikiyobyabwenge runaka. Ntabwo bibaho, byagorana. Ubwo abana batashye ashira iminsi ngo none ni sawa uragaruka se, mwana ati urwo naboneye uti pamba mfite zire amapamba yuzuye, urwo naboneye aho ngaho ngo ndagaruka. Agahita agira ate nyamara ndashaka kugaruka. Umwana ati wapi sishobora kugaruka. Uzi icyo yakoraga? Nutagaruka ndabishyira hanze ibyo twakoranye. Nafashe video ndagushyira hanze. Wowe mwana akabanza karezista urabishyira hanze urabishyira hanze gutanga. Akamwohereza view once. Ngo ndahari akajya kubona muri telefone ngo nini view once. Mwana akareba video akabona niwe. Ababyeyi banjye baramutse babonye ibintu byagenda bite. Atendeka ngiye gutanga umusoro. Depression zitangira kubafata. Nibwo babiganirije bamwe mu batipe bari bafite aho bahuriye na Semungu n'ubundi buryo bwose bw'imikorere yabo. Bavuga ati mwana niba ari ibyo yabakoreye urumva ashobora kuba burya mu bantu bose muri kwishimana muri kumwe mugira gute. Haba harimo abatari inshuti zawe cyane rwose. Haba harimo bakuryoshye kugira ngo bakurire amafaranga, ariko igihe cy'ibyago cyaza bagatera inkunga bakuzaniye ibyago cyane rwose. Urumva barabwira ati ibi ngibi byavamo akaryo mwarega byagera gute. Baragenda banegera n'imiryango y'ababana ba mama wabo, hamo barebye amahano y'ibyabaye bati byaregerwa utumuhungu wanjye baramutatamo. Hari ingingo z'amategeko zibitaga zirahari
mwebwe mupfa kuba mujyanye ibimenyetso ku iribu baregesha ibimenyetso ubundi perezida agakurikira bajyana ibimenyetso umbwira ahubwo ibyo bimenyetso umugenzacyaha uko yabirebaga n'umushinjacyaha arimo areba nawe ka viewance ubwo baranagowe shamva mana we ribu nizareba uko umuntu yakereraga undi ribu ikareba uko umuntu atinga undi ribu ikareba uko umuntu asambanya undi ribu ikareba barebaga porono nayo ikazisubiramo ikareba uko babire ibyo babonye ikanazakana yo kugira ngo ikunde ifate ibimenyetso kuko abavugwamo ari abo bari kuregerwa ikanakwandikira uti ako kavideo nanjye nirebere kugira ngo bakunde bakubone nuko nyine baba barabyigiye ntabwo babwira muganga ngo wirirwa mu maraka no mu mara no mu bitsina no mu bitsinsi by'abantu ariko abandi bari abantu bakora muri bene karakazi nabo baranagowe cyane. Icyaha cya gatatu kikaba icyaha rero cyo gukangisha nyine ko gusebanya ibyo yakora gukangisha umuntu kuri ubigenze gutya natagenza gutya kumukangisha ubwo buryo bwo nutagira ucya ndakugira gutya ndagushyira hanze furu mukoko package barayi ribi none iravuga iti ubwo dufite package yuzuye reka tubabwiye noneho ibyaha bigize hanyuma niba ari abamena imiceri bamene twebwe amakuru y'ibyaha n'ibimenyetso ibyo dufite tubifite ubwo ahubwo bahita banararikiramo n'abana haramutse hari n'undi ufite amakuru y'ibyo yaba yarakorewe na Semuhungu kuko amakuru yo bari bayafite neza yuko hari abandi batandukanye ndaguha urugero rumwe ari umuntu uri muri Belgique ego ya Belgique sibwo bubirigi Belgium mubonze harimo ngo uri muri Belgique niyo makuru ari kunshyira ko hashize niba ari imyaka ingahe ntabwo ibarirwa munsi ya 5 irabarirwa munsi ya 5 areze kirego cye cyari kirimo ko Semuhungu yamukoreye ibyamfurambi Shimane zandinde ko tipa itava no mu gihugu arigendera mugiye noneho kuri wagahora yibaza ngo ko nareze kuki batamufata kandi yirirwa yibunza ku mihanda kuki ibintu byanye bidakurikirana ariko ubwo wenda abaga ari igihe kitaragera cyo kugira ngo dosiye bayicume neza babone kuyiregera urukiko nibwo rero ubu ngubu ahubwo tugasigara twibaza ushaka gusanga ari n'abari buturuke Australia ushaka gusanga nayo buturuke mu Gatsata na Canada hose Nyarutarama ugira ngo bano bana bo mu bakire ntibagowe bano bana bavutse basanga kwase amata ashobora gukorope ibintu byaremeye bano bana uzihohoterwa bakorerwa ariko bagaceceka cyangwa rikarangirizwa hagati mu miryango bakajya kubavuza bakajya kugira gute inda bagakuramo cyangwa bagaswapisha utuntu twose bano banuza ibintu bakorerwa mubona bo mu bakene ari bo wenda bagira gukinda zikababyimbana kubera ko bayewe iminsi yo kujya naho bajya gukoresha swap niki yewe wenda ibiciro by'abanye birebire n'ibindi nibitandukanye no mu mutwe imitekerereze y'umukene burya siyo y'umukire cyane bakira rero ukeka ko abana babo muri bo hatabamo abo baswapurishiriza yewe ni nabo baba bafite ubwo bushobozi sawa rero ubwo nabo barimenamo wasanga nabo harimo aberi bw'imene muti nanjye karagaho ngo burya hari ibintu kankoreye kuko burya ahubwo kino cyahantu kigoreye abantu bashobora kuba bamwe muri bo badashobora gutera intambwe bafite ipfunwe nukuba nta bimenyetso bari bugaragarishe bifatika ibimenyetso ari wari ubifite yewe yarabigukoreye urataha urejuju turamutuka murashwana mu gihe mute iminsi irakurengana ugira gute ibimenyetso birasibamo ntiwajya kubyereka inzego z'ubugenzacyaha muri bwa buryo gifitemo ryapfuno atari yakira wenda nk'umuntu mukuru bazanyumva ko agahungu kangana urwara kantimbuye bazavuga ko iyo nkuru izajya inyandikwa iyo bantekereje muri karitsiye aho ncuruza aho abana banjye bagenda aho wenda hari umuntu utekereza avuga ati reka njye kwivuza aho kwisebya reka njye kwivuza aho kwisebya kandi mu by'ukuri yari gutanga ikirego icyaha kigakurikirana cyane ubwo turategereje dosiye ngo yamaze kuregerwa ubushinjacyaha itariki nibayiduha tuzajya kurukurikira tuzatera agatebe bamwe muri comment nkajya kubona nkabona ni amarangamutima tugira ntawe tubeshyera ikibi ni waba ajya kubeshya
cyangwa bigamijemo indi ndonyo. Muri comment bati kejo bundi bafunze Jihad agakoresha ikirori bakanywa ubu nibahurira imageragere bazararana. Asamagane bariya ako yarishimye aramubwira ngo welcome hari mubwire ngo iyo igeze hari hakurya umuntu usanze muziranye ni uguhaho kurara. Katwizere we nakazare bafata ku mavuta atazareba Jihad. Ko bashiriye yora. Turahirwa Moses Jihad Semuhungu. Nabyo mvuze. Bose none se bose ko bashi nyine muri rubanda bose bafatwa kimwe kandi barabyemera ntabwo bibahakana. Uri Nase bose ko bakina role Moses webwe yanabishiraga no kuri stat n'iki byose. Uti nge umukobwa no urabyibuka ko no muri passport yabihinduye bakamukurikirana. Uri Jihad umumponyonyo video zigeze kujya hanze arangira aravuga uti muri mwe ninde mu cyumba kitajya ukora bino bintu. Hagataho rero uyu Semuhungu we nibisanzwe ni manager wabo bose ndakeka ariwe mukuru muri bo ni marene wabo umva niwe wanashatse. Ese bose ko bakina role y'abagore nyine nibaza buryo kibakeneye abagore ariko mukanya tukumva ngo bakubisa abahungu ariko bari abantu baratera bakanaterwa. Ni hybrid aratera akanaterwa kuko urumva yego bakina role bye aratera akanaterwa cyangwa ishanyarazi. Samu ni gihe hasabwa imbaraga amashanyarazi ni ukwijyana ni ugutega bakijyana. umva hano hari breaking news nakiriye. Okay iyi ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryatumye urubanza rwa Shema Aruno The Boss Kaza uzwi nka DJ Toxic rukomereza mu muhezo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga komereza mu muhezo sobanurira no. Iyi nkuru rwose umunyamakuru abigezweho ndabona yamaze kwiterekaho iri buranishwa ry'urubanza mu mizi. Baburetse ahubwo DJ Toxic ashobora kuba inshuro nyinshi yagiye twereka ku rukiko katifuza za kamera ndetse inshuro nyinshi agafata rupapuro akikinga mu maso yajya kwinjira mu modoka bigasaba ko imodoka bayigeza hafi y'umuryango neza agahita yicokamo ku buryo ahushijeho gato yabanza k'imbere urumva ahubwo yababwiye ati mumbabarire ndabizi itangazamakuru ryanabivuze ejo nari navuze inkuru ya nimugoroba nari nanayivuze ahubwo bashobora kuba bavuze bati yabasabye imbabazi z'ibishoboka niko nkeka z'ibishoboka byose mufashe kugira ngo nibura ntabura itangazamakuru rihari kuko DJ Toxic hari ibintu twari dukeneye kumenya. Ese koko yarapimwe urumogi nakibiyobyabwenge niba yaranze gupimwa itegeko rishyashya rifite icyo rimuteganyiza. Wibuke ko DJ Toxic ari kuburanira yafatiwe ku itegeko rishaje ryo muri 2018 ari kuburanira kurishya akaga kuri we. Ibi bintu hari umutipe wanjye byabayeho bamufatanya urumogi uzi guhindukirwa n'itegeko urumva icyo gihe bakataga imyaka 4 rimuhindukiraho bahita bamukatira 25 kwa kundi ugenda ukabyemera ukavuga uti ni imyaka 4 nzahita na bahita bamutera 25 yihuse. None na Toxic rero ashobora kuba bashakisha uburyo bwose mpaka habayeho ngo muhezo ngo wabaye ute wikoranabuhanga umuhezo wikoranabuhanga umerute ikoranabuhanga ryatumye ngo ryatumye ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryatumye urubanza rwa Shema Aruno cyangwa se DJ Toxic rukomereza mu muhezo gute nyine. Iri buranisha ry'urubanza mu mizi niryo rimenyekaniramo icyifuzo cy'ubushinjacyaha ku gihano DJ Toxic ashobora guhabwa. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko abari mu cyumba cy'iburanisha basohoka bari bagezemo nyine biteguye gukurikira urubanza. Hasigara abanyamategeko bari bafite linki bifashishwa baburana urubanza. None se DJ Toxic yarari muri bishoboka kataje kuko urumva bayikoresheje link akaba yaburanye ari mu igororero bari kurebana yemeye kuburana kuri Skype. Yego birashoboka niko mbyumva kuko urumva niba hajemo link ntago abanyamategeko bakenera link kandi hari nabo bo bahari. None se ibyo bituma bari mu cyumba bavamo none se ntiwamenya gukinishwa roreze sinzi kuntu none se ni rimwe ni kabiri se twitabiriye imanza ziri kubera online
nese ubwo umucamanza yasomye irihe tegeko se kugira ngo asohore abantu yavuze ko arushyize mu muhezo hariya wibeshye ukagigira gatoya cyane ushobora guhita ukatirwa ku kanya ntabwo hariya wirirwa ujyamo niba bakubwiye ngo sohoka ntabwo wemerewe ndaza kubaza abanyamategeko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rituma urubanza rujya mu muhezo cyane ni ko uyu munsi byanzu tuzabigarukaho twikomereza ahubwo uri Kasuku nawe baba baramuhondaguye ngo barangubise ngo bangize intere ngo amasaha nk'atatu ngo abasore batatu yamukubise he afite icyo kimenyetso ngo bafite pistole usibye amagambo ni cyo kindi Kasuku yabazaniye hanze mwabona ko bamukubitiye atari agatwiko ko kubereka ko yageze ahajya Kasuku aragira ati Badurama niwe uza ahantu ntuye gusa ngo niwe bagendanaga muri bo nta n'umwe ndengera yaba ari uwo muntu waye ngo Badurama yabaye ikigarasha simuzi se nasanzwe nanamuza ko ndamubona nyine yarimo abaragurika yishyizemo ibintu by'ibineti bimeze nk'ibya ba Shani Paul n'abandi bose batandukanye iyo ndi kumureba akaza ako umuntu baramukubita none se amabandi yaje kugukubita ntabwo yagukomeretsa agukubita yitonze aramusara ugiye gukubita Gasuku yamukubitira ibiva mu kanwa ke nimfunira bamukubitaga ku buryo zitagaragara aramusara ufite umupango wo gukubita Gasuku yamukubitira ibiva mu kanwa ke noneho amukubita afite n'imbunda waba ufite pistol iriho silencer ngo baje bafite amapistol ngatatu noneho bajya mu bipfunsi se pistol zarwaye irankuru ya Kasuku nyine nuko inkuru idaherekejwe n'ifoto yo kwa muganga inkuru idaherekejwe n'igisharu cya hano mu masaha 28 ashobora kwerekana uruguma inkuru idaherekejwe n'akantu namba k'igikoresho umuntu ashobora kwerekana ko yagikubise hasi niba ari ameza kameneka niba ari igiki kikameneka niba ari ikirahure mu masaha 28 agahita aza kuri kamera yateye icyo kinyoma sendemo sinana nacyumva ngo barankubise bangira intere intera arayizi intera niyo ihaguruka ikaza igahita itera agatebe aramurwa ikaza gukora ikiganiro nabyaze sha wenda nose abo bantu koko izo mbona niba bari bazifite bari bazizanye kuzikoza iki yarabafasha saba buza kugikora yabarushije imbaraga s'ubundi yabatuye hasi arakubita arashwanyaguza arimanukira umuhungu ngo nicyogere ngo niba ari umwami w'abagore ngo ni umwana w'igikono ngo yize za kamaye na zashi ako shari ibintu rwose ubeshya ukabona nyine yuko ubeshya ibintu nyine bidafi Kasuku niba baragukubise gutyo andi mabandi hano mu gihugu aho kugira ngo ibandi rizaze ari inkebe nanjye rizaze ari inkubite nk'uko bagukubise aho mbyuka ndi injege meze neza niyokereza imboko biriya bintu ntabwo bibaho pe nyine biriya yarabibeshye hari n'ababyemeye ariko nyine umuntu wabyemeye n'ubunini wa undi upfa kwemera muri nabemera gato Samu reka rero dusoreza wakoze cyane wakoze cyane